reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubu ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri. Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cya none, nje muri kumva kuri mikro ndi Karemera Patrick. Mu kiganiro cya none turaza kuganira ku ihohoterwa ku mutungo rikorerwa abagore. Hari ahantu hamwe na hamwe usanga bamwe mu bagore bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku mitungo, aho usanga umugabo asahura ibyagatunze urugo, rimwe na rimwe bikajyanwa mu businzi, ubushoreke ndetse n'ahandi. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, mugira uruhare mu kiganiro ejo mutwoherereza ibitekerezo ku nsanganyamatsiko tuba turi kumwe turaganiraho. Ngaho rero mutubwire, ese mubona ari iyihe mpamvu ituma umugabo asahura ibyagatunze urugo, rimwe na rimwe akabijyana mu businzi, mu bushoreke ndetse n'ahandi? Muraza kutwandikira munyize kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter yahindutse X. Hose ni ukwandika Ejo Youth Eco mu ijambo rimwe, ubundi mudusangize ibitekerezo byanyu turaza kubyakira. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ikaze nanone mu kiganiro ejo gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Ubundi umutungo ni kimwe mu bituma ubuzima bw'umuryango bugenda neza, hakabaho icyizere cy'imibereho y'ejo hazaza y'abagize umuryango, cyane cyane abana b'uwo muryango, baba abahungu ndetse n'abakobwa. Abashakanye kandi bafatanya gucunga umutungo, buri wese akagira uruhare mu gutanga ibitekerezo biteza umuryango imbere. Nubwo ari ingenzi cyane ko abashakanye bumvikana ku mikoreshereze y'umutungo w'umuryango, hari bamwe mu bagore bakorerwa ihohoterwa bishingiye ku mitungo, aho usanga umugabo asahura ibyagatunze urugo rwabo, rimwe na rimwe akabijyana mu businzi, mu bushoreke ndetse n'ahandi hatandukanye, ngo rimwe na rimwe ngo nuko ari umugabo. Dutangira iki kiganiro twabaje tuti, ese mubona ari iyihe mpamvu ituma umugabo asahura ibyagatunze urugo, rimwe na rimwe bikajyanwa mu businzi, mu bushoreke ndetse n'ahandi? Munyemere nakire mugenzi wanjye Bazubagira Fredausi atugezeho bimwe mu bitekerezo mumaze kutugezaho ku ngingo turimo turaganiraho mu kiganiro cya none. Fredau, ikaze utugezeho ubutumwa abakunzi bacu bamaze kutugezaho kuri ingingo. Mugenzi wanjye Patrick arakoze ko mu mwanya. Reka duhere ku mukunzi wacu Jean Claude, aragira ati, ngiye uko mbyumva ntago bikwiye kuko gusahura urugo ni ihohoterwa nk'irindi ryose, ariko usanga abagabo bagira imyumvire idakwiye, aho yumva ko imitungo yose ari uyifiteho ijambo rya nyuma kurenza umugore we, bigatuma abuza abandi bagize urugo uburenganzira ku mitungo y'umuryango. Rero mbona bidakwiye rwose nk'urubyiruko tugerageze kurwanya bene iyo myumvire. Undi nawe wagize icyo avuga neza Ezekiel, ati kuri njye mbona bidakwiye kuko ahanini iyo bikomeje bitera idindira ku iterambere ry'urugo, kandi bikaba byanateza amakimbirane hagati y'abashakanye, bigira ingaruka ku rubyaro rwabo. Mbona umugore n'umugabo basabwa gukoresha umutungo wabo ku buryo bwumvikanyweho nawe ubyikubiye kurusha undi. Murakoze cyane, mukomeze gukurikirana ikiganiro ndetse munatubwira uko mubyumva.
aha barakoze cyane abamaze kuduha ibitekerezo kandi mukomeze mubyohereze turabyakira nta kabuza. Dukomeje kandi n'ikiganiro cy'uyu munsi twifuje kumenya icyo amategeko avuga kuri imyitwarire y'abagabo bahohotera abagore babo bishingiye ku mutungo, aho usanga umugabo nyine akoresha umutungo uko yishakiye nyine byagatunze urugo, rimwe na rimwe akabijyana mu businzi, mu bushoreke ndetse n'ahandi. Reka Ishimwe Honore muhe umwanya atugezeho inkuru yadukusanyirije. Ngendagaruka mu kanya. Ingabire Valentina umurebye ku jisho wagira ngo afite imyaka nka 40, nyamara siko bimeze kuko afite imyaka 28. Tumusanze mu rugo rwe ruherereye mu murenge wa Nyankinki mu karere ka Gicumbi. Aduhaye agatebe ku rubaho turicaye. Ubundi atubwira iby'agahinda ke gashingiye ku kuba akorerwa ihohoterwa ku mutungo, ku buryo umugabo asahura urugo bikaba bikomeje kugira ingaruka kuri we no kubana muri rusange. yagurisha ihene amafaranga agashaka kuyashyira ku mufuka, singire n'igiceri mbonaho, byo rero bigatuma duhorana amakimbirane ahoraho. Abana banjye ntibiga kubera ko tutumvikana, dufitanye amakimbirane. Abana barwaye bwacya, iyo nkoko iratera amagi, umugabo akayajyana ku isoko, amafaranga agashyira ku mufuka. Iyo hene nta n'agafumbire, yewe ntitukeza, tubayeho mu buzima bubi. Nizo ngaruka abagore dufite ku mitungo twashakanye n'abagabo bacu. Umurima asigaye ntegeka icyo mpingamo, kandi nyamara n'ako gafumbire ntikaboneke, ugasanga ntituri kweza neza. Ariyo mpamvu duhorana inzara idashira mu rugo rwacu. Yazamuye igitekerezo kibyana inyungu mu rugo ntigihabwa agaciro, asanga hari icyo yagafashijwe n'inzego bwite za leta akarenganurwa. Kandi nk'umugabo we yahorana amafaranga ku mufuka yanywera, amafaranga atagaguzwa mu bagore. Nkaba nifuza no kuba nakaka divorce nkatandukana nawe. Nta bubasha ngiraho, niyo mpamvu nifuza yuko nk'ubu mu byo twashakanye, kugira ngo abana banjye babeho neza, nanjye mbeho neza, nayo makimbirane mu muryango agabanyuke, tutaba twanakicana. Bitewe nuko abana banjye mba mbona pe barambabaje kandi twarababyaranye, numva ku bwanjye ari ibishoboka twatandukana tugahana iyo divorce, nkabona 50 yanjye kwijana, nawe akabona uruhare rwe, abana bakongera bakagabana ku ruhare rwe, nanjye bagafata ku rwanjye, nkabasha kubasubiza mu ishuri. Bamwe mu baturage mu murenge wa Miyove mu karere ka Gicumbi bavuga ko hari impamvu muzi babona nk'igomba kurandurwa. Nkanjye numva ari ngombwa ko tujya inama ku mutungo wacu uko twawukoresha, kuko iyo tugiye inama bigira akamaro, ubwumvikane bukaboneka mu rugo rukanatera imbere. Ntabwo ari ngombwa ko mbikora ntabwiye mudamu. Biba hose hake, bibaho cyane, ariko si byiza. Buriya hari igihe biterwa n'ukuntu ingo zibanye. Ingaruka zirahari nyinshi cyane. Ingaruka za mbere, umutungo w'urugo ugenda ukendera, kubera ko nimba umugabo yagurishije ihene ntabwira umugore amafaranga yayashyize cyangwa icyo bari buyakoreshe, n'umugore nawe ashobora kugenda mu rugo hari imyaka akayigurisha, umugabo atabizi, umugabo akazashiduka yarashize, buryo urugo rwabo rukagenda rujya mu bukene. Oya, ingero zirahari nyinshi, nje ntabwo nabyinjiramo, mba mbibona babitonganira nyine, ukabona ntibabanye neza. Kubera iyo mpamvu hahandi batangira gucana inyuma, bavuga ati reka ncisha hano, ndetse reka ncisha, bigapfa nyine, urugo ntirugende neza. Amakimbirane ya mbere ni ukuvuga ngo umugabo ashobora gurisha akajya mu kabari agataha yasinze, kore batongana, abana bakicwa n'inzara, bakarwara bwacya, mbega bagateza umutekano muke muri karitsiye. Ntabwo bakwiga kubera ko ayo makaye ntibayagurirwa, kuko umubyeyi ababwira umwe ati sanga so, undi ati sanga nyoko, abana bakabura aho babigenza nyine. Abo bana iyo bibaye bityo, abana bakura nabi. Iyo abantu batumvikana, ingaruka zifata umuryango, cyane cyane no kubana. Niba mu rugo harimo amakimbirane, nose hari abaturage bakumva buriya buryo, iyo babibona ntacyo bagusomamo. Nuvuga ngo ntububanye neza n'abaturage, na none ikindi utagira icyo musomo cyabyara umusaruro wubaka igihugu. Nk'ejo bundi hari uwagurishije inka nyine, usanga bipfuye n'umugore. Ubu umugore ari mu bitaro, reka se nakubwira, kubera ko bananiwe guhuza, kubera ko iyo nka nyine yagiye, ugasanga nyine yamariye mu kabari, nta kindi, akumva ko inshingano zo mu rugo zitamureba. Umuryango utari uwa leta uharanira uburenganzira bw'abashakanye, cyane cyane ukibanda ku mugabo Rwamureke, uvuga ko abagabo bagomba guhindura imyumvire kuko umugore aharenganira n'umuryango muri rusange. Uyu ni Shyikiro Jim, umukozi wa Rwamureke. Ni benshi tubonana nabo, akenshi ihohoterwa rikunze kugaragazwa, kuvuga kuko hari ibyo adafiteho uburenganzira ku mutungo biroroshe,
ariko ni benshi. Ntabwo mfite imibare ahangaha, ariko icyo nzi ko mu ihohoterwa tubona akenshi ni ihohoterwa rikorewe ku mutungo. Navuga ko 70% y'abo tuganira akenshi ni ihohoterwa baba bavuga rishingiye ku mutungo. Abagore bakunze kuba badafiteho uburenganzira ku mutungo. Twebwe imfashanyo dutanga ubundi ni ukubaho ubumenyi, ni ukugira ngo bajijuke. Twe twibanda cyane ku mugabo, tukabwira umugabo uburenganzira bwe, tukamubwira n'uburenganzira bw'umugore, tukababwira ko uburinganire ari ukoresha imbere y'amategeko. Ibyo byonyine birahagije kuba twese twagira umutungo tukawugiraho uruhare. Ikindi kandi tubigisha n'ubundi ikoreshwa ry'ububasha. Ese barukoresha gute? Haba ari ku mutungo, haba ari mu buzima busanzwe. Abagabo tukabigisha kuba bashigikira abagore. Ni nayo ntego ya mbere dufite, ni ukwampawaringa umugore. Hari gahunda, murabona ko abantu iyo basezeranye baba bafite uburenganzira ku mutungo bitewe n'uko bahisemo ko basezerana. Ni ugukangurira abashakanye cyane cyane abagabo kwirinda kwayo umutungo mu nzoga, ibisindisha. Kunywa inzoga ntabwo twabyamagana, ariko ntibanywe, bareke kurenza urugero. Ariko icyo tubakangurira umunsi ku wundi ni ukumenya kuko umutungo w'urugo bose bawufiteho uburenganzira. Reka nguhe nk'urugero, iyo ugeze no mu rugo usanga amasahani bayita y'umugore, ariko moto iri mu rugo ni iy'umugabo. Ugasanga kandi abo bafite amasezerano ko basezeranye bavanze umutungo, ariko akumva ko iyo moto atari iye. Moto ni iy'umugabo, inka ni iy'umugabo. Ibyo ntabwo byakagombye kuba bimeze gutya. Ariko twe kuri Rwamureke dukomeza gukangurira umugabo kugira uruhare mu iterambere ry'umuryango, ashigikira umugore n'umwana w'umukobwa, kugira ngo ejo twese tuzabe mu gihugu kizira ubusumbane. Uko imicungire y'umutungo abashyingiranywe iteye kose, buri gihe ni ngombwa ko habaho ubwumvikane bw'abashyingiranywe bombi ku mpano, igurisha n'itangwa ry'ingwate ku bintu bitimukanwa. Gushyira hamwe umutungo wabo wose, waba wimukanwa n'utimukanwa, guhurira kuri uwo mutungo bivuga ibiwureba byose, yaba n'imyenda ifatiyeho igihe cy'ishyingiranwa cyangwa yo mu gihe kizaza. Abashyingiranye bashobora guhindura imicungire y'umutungo wabo iyo abashyingiranywe bahinduye uburyo bw'ivangamutungo rusange. Umutungo rusange n'imyenda babigabana ku buryo bungana. Ndi Ishimwe Honore mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro Ejo. Aha ati agurisha ihene amafaranga akashyira ku mufuka singire n'igiceri na kimwe mbonaho. Ibyo rero bigatera amakimbirane ahoraho mu muryango. Ayo ni amwe mu magambo umubyeyi Ingabire Valentine yagarutseho ubwo mugenzi wacu Honore yamuganirizaga. Turamushimiye cyane kubwo kwemera kudusangiza ubuzima abayemo, akaba yatugaragarije uburyo akorerwamo ihohoterwa rishingiye ku mutungo, ku buryo ngo umugabo we asahura umutungo w'umuryango bikamugiraho ingaruka rwose, ndetse n'abana. Dushimire kandi n'abaturage bo mu Miyove mu karere ka Gicumbi batubwiye ko ari ngombwa kujya inama ku mutungo uko wakoreshwa, ngo kuko kujya inama bigira akamaro, ubwo bwumvikane bukaboneka, ndetse kandi n'iterambere ngo ry'umuryango naryo rikaboneka. Nitwabura gushimira kandi Shyikiro Jim, umukozi w'umuryango utari uwa leta uharanira uburenganzira bw'abashakanye cyane cyane abagabo, Rwamureke. We yatubwiye ko abagabo bakwiye guhindura imyumvire kuko umugore aharenganira cyane n'umuryango ntusigare. Mugenzi wacu Ishimwe Honore waduteguriye inkuru nawe turamushimiye. Shuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, mukomeze muduhe ibitekerezo kuri ingingo yacu, aho twatoreye tubaza tuti ese mubona ari iyihe mpamvu ituma umugabo asahura ibyagatunze urugo, rimwe na rimwe bikajyanwa mu businzi, mu bushoreke ndetse n'ahandi? Mukomeze mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se no kuri 0728028232. Niba warankunze setu nanjye nkakwikundira setu, ubwo ni wa muvuno setu. Hey yo my people, this is your girl Aline Sano. Amazina nyakuri ni Sano Shengero Aline. Nkaba nkunda gukurikirana ikiganiro Ejo kuri radio Ijwi rya Amerika. I love you. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
mu buzima twicuza byinshi, ibibi twakoze ni byiza tutakoze, hari amahirwe aza rimwe gusa, ntazongere kubaho ukundi. Niba hari uwo ukunda bimubwire none, niba hari uwakubabaje mubabarire none, kuko ejo hahora ejo, kuko ejo hatajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite, kuko ejo hahora ejo, kuko ejo hatajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite. Turi abantu turakosa, wacika ugakomeretsa uwo ukunda, ariko ntukarindire kumwamura, ahubwo inkovu zamuhinguranyije umutima. Icyizere ni nk'amazi, ni nk'amazi yamenetse nayorwa, biba birangiye. Niba hari uwo ukunda bimubwire none, niba hari uwakubabaje mubabarire none, kuko ejo hahora ejo, kuko ejo hatajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite, kuko ejo hahora ejo, kuko ejo hatajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite. None niwo munsi ufite gusa, buri munsi uti nzabikoresha, none niwo munsi ufite gusa, nyamara ejo ntihajyagera, none niwo munsi ufite gusa, none niwo munsi ufite, none niwo munsi ufite. Reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, turagana ku musozo w'ikiganiro cya none, ariko mbere y'uko nibutsa abadukurikiye ibyo twaganiriyeho, reka nongere nakire Fridausi, aracyari muri studio, adusomere ubutumwa mwohereje mu kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize. Fridausi, ikaze nanone. Mugenzi wanjye Patrick arakoze ko mu mwanya. Reka mbanze nshimira abakunzi bacu baherereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Mereye ku mukunzi wacu uherereye Bugesera, aragira ati: muraho neza abakunzi b'ikiganiro ejo, nitwa Ferdinand Ukwishaka, merereye mu karere ka Bugesera. Nge mbona ihezwa ku mutungo w'urugo biterwa n'ibintu bitandukanye, ariko hari impamvu ebyiri zikomeye. Iya mbere navuga umuco n'amateka y'u Rwanda. Aha usanga abantu benshi bakizirika ku mateka n'umuco bya kera, aho bavuga ko umugabo ari we mutware w'urugo. Ibyo bigatuma abagabo bamwe na bamwe bakoresha umutungo batabanje kubiganiraho n'abo bashakanye, bigatera amakimbirane. Naho abagore bo muri iki gihe bashobora kwitwaza uburinganire n'ubwuzuzanye, bityo kumvira no kumvikana bikagorana. Urugero njyewe natanga, nzi umuryango aho umugabo yataye urugo bitewe n'uko umugore yanze ko bagurisha inzu, kandi barabahaga amafaranga akubye kabiri ayo bahaguze, kandi barashoboraga kuyafata bakagura ahandi. None ubu barabasenye muri gahunda ya leta yo gukura abantu mu manegeka. Ibi byatumye umugabo amera nk'uwahungabanye. Icya kabiri navuga ubumenyi buke ku bijyanye n'uburenganzira bw'abashakanye ku micungire y'umutungo. Aho usanga abashakanye badaha agaciro isezerano bagiranye mu murenge, yewe hari n'abatabanza kuganira uko bazacunga umutungo, bakabyumvira mu murenge bagapfa gusezerana ivangamutungo rusange kuko bumvise ari ryiza ako kanya. Nyuma y'igihe umwe agasanga yarahisemo nabi, nabyo ugasanga biri gutera amakimbirane hagati yabo. Undi nawe wagize icyo avuga ni Ganza, uherereye i Huye. Aragira ati:
mu by'ukuri ngewe numva umugabo n'umufasha we bagakwiye gushyira hamwe bagatekerereza hamwe icyo bagomba gukora bityo bakanafatira hamwe decision mu bijyanye n'uko imitungo y'umuryango ikoreshwa. Gusa ntitwakirengagiza ko hari abagabo bafite imyumvire ishaje bumva ko ari bo mutwe w'umuryango bityo bagomba no gutekerereza uwo muryango. Ikindi hari n'abagore bigira abantu n'ibindeba ugasanga igikozwe cyangwa igikenewe cyose bategerereje amakiriro ku mugabo. Aho usanga bamwe mu bakobwa batarashaka birukanyira kurongorwa n'abagabo bafite amafaranga kandi bo ntacyo bafite. Ibi bigatera abagabo kuba babasuzugura n'igihe bagiye gukoresha umutungo ntibabagishe inama bumva ko n'ubundi ntacyo bazanye. Reka nsoze nshimira abakunzi bacu ku butumwa bwiza badusangije. Reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Bazubagira Fridaus arakoze cyane kutugezaho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize, ndetse kandi namwe bakunzi bacu mudahwema kohereza ibitekerezo byanyu turabashimiye. Ikiganiro ejo cya none kigeze ku musozo. Uyu munsi mbibutse ko twaganiriye ku ngingo ivuga ku ihohoterwa rishingiye ku mutungo rikorerwa abagore, aho twumvise umubyeyi Ingabire Valentine wagaragaje agahinda afite gaterwa n'ihohoterwa akorerwa rishingiye ku mutungo, aho umugabo we asahura urugo bikamugiraho ingaruka kuri we no ku bana muri rusange. Abaturage bo mu Miyove mu karere ka Gicumbi batubwiye ko bo ari ngombwa kujya inama ku mutungo uko wakoreshwa, kuko burya ngo kujya inama bigira akamaro, ubwumvikane bukaboneka ndetse kandi n'iterambere rikaboneka ry'umuryango. Saba gusa twumvise kuko twanumvise Shyikiro Jim umukozi wa Rwamureke watubwiye ko abagore bakwiye guhindura imyumvire kuko umugore aharenganira n'umuryango muri rusange. Bakunze b'ikiganiro ejo rero ni ngombwa nk'uko twabyumvise ko abashakanye bumvikana ku micungire y'umutungo wabo ndetse kandi no kumvikana ku bitunga urugo. Kandi nguko rero tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cya none, mu nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro ejo cya none gitambuke, by'umwihariko Mizero Crespe wari uri ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Nadine Uwamahoro kandi we wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese twabonye mu kiganiro cya none ndabashimiye. Ikiganiro ejo nakagaruka, mwari kumwe nanjye Kareme Patrick. Ciao. Ejo atubereye ejo tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi ibyo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. ubuzima twicuza byinshi, ibibi twakoze ni byiza tutakoze, hari amahirwe aza rimwe gusa ntazongere kubaho ukundi. Niba hari uwo ukunda bimubwire none, niba hari uwakubabaje mubabarire none, kuko ejo hahora ejo, kuko ejo hatajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite, kuko ejo hahora ejo, kuko ejo hatajyagera, kuko ejo burya hatabaho, none niwo munsi ufite. Turi abantu turakosa, wacika ugakomeretsa uwo ukunda,
ariko ntukarindire kumwamura ahubwo nkubuza muhinguranyije umutima icyizere ni nk'amazi. reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.